naho Semiki we ibyo kuba yarashingiwe akabari n'umugabo w'umukire akakarya akakamara ndetse bikageraho agashakiramo umugabo bakanabyarana miliyoni 5 zose bakazikindagura zikarangira umugabo agasigara yimyiza imoso. Murabivugaho iki? Ngaho nawe nyumvira. Mike bamushingiye akabari bishingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano kiko ku kabari k'Ikanombe nta kintu kimwe atazi imana. Nyamike niyemeje kumufasha nivuye inyuma maze kumva inkuru y'ubuzima bwiwe numvisha ukuntu ababaje. Uri kumva Mike wowe ku giti cyawe uwo mugabo yagushingiye akabari akagushingira yahoze ari boss wawe wambwiye ko nta kintu yagusabye biragushingira umugabo twarahuye n'imfura cyane amaze kugushingira akabari rogenda ukajyamo ukabyiniramo ugashakiramo n'umugabo mu mafaranga yaguhaye miliyoni 5 umaze guhombya akabari yagushingiye. Ubyibuke neza nta kintu kimwe ndi kubeshya. Niba ndi kubeshya abantu bazi Mike b'Ikanombe abantu bazi Mike bose bo mu Busanza babivuge ntabwo ndi umuntu w'injyana ni umuntu uvugisha ukuri niyo mpamagaye ngo nze gutangira buno